kandi nguha ikaze muri uyu mwanya mwiza wo kwiga ijambo ry'Imana. Iyi ni Trust and Obey channel, umurongo dukoresha twiga ibyanditswe byera. Rero njyewe muvugana ndi Musoni Flavien, tugeze mu mwanya mwiza wo kwiga ijambo ry'Imana, aho tugiye kwiga insanganyamatsiko ivuga ngo amabwiriza yo kwambuka Yorodani mu gihe yuzuye. Amabwiriza yo kwambuka Yorodani mu gihe yuzuye. Reka dusenge. Witeka Mana nziza, izina ryawe rihabwe icyubahiro. Uhereye muri Edeni ku gucumura k'umwana w'umuntu, wagiye ugira byinshi wifuza kumwambutsa bimukomereye kandi byahitana ubuzima bwe kandi bigahitana n'ubugingo bwe, ariko umwana w'umuntu ntabwo yagiye akwemerera. Muri wowe harimo ubugingo ndetse bwinshi, niyo mpamvu wifuza kugenda utwambutsa inzuzi zisuma ndetse n'ibibazo byinshi. Reka muri uyu mwanya ubwo tugiye kwiga ibyanditswe byawe byera, wowe Mana ireba aho tutabasha kureba, ikora ibirenze ibyo twakorerwa n'undi muntu uwo ari we wese, ikaba yatwigisha ku buryo ibyo twize bikorera mu mibereho yacu. Ngwino ubane natwe muri uyu mwanya wo kwiga ibyanditswe byera. Nsabiye buri muntu wese urimo gukurikirana iki cyigisho kugira ngo ijambo ryawe rimuhumure amaso kandi rimuhe uruhande agomba kubagamiramo mu gihe nk'iki ngiki. Tubisabye mu izina rya Yesu, amen. Mwene data, nk'uko nabikubwiye, tugiye kwigana icyigisho cyiza gifite insanganyamatsiko ivuga ngo amabwiriza yo kwambuka Yorodani mu gihe yuzuye. Yorodani wari umugezi ukomeye cyane, wari ukomeye kuko wari umugezi wakuraga ku nyanja ya Galileya ukamanuka ukajyana amazi ukayasuka mu nyanja ipfuye. Ni umugezi rero wari ukomeye cyane. Uyu mugezi ufite amateka muri Bibiliya. Nkwibutse ko igihe Abisiraheli bavaga mu Egiputa, urabyibuka neza yuko bambutse inyanja itukura. Ariko bambutse inyanja itukura ntibahise bagera iwabo, ahubwo bagombaga kugera iwabo ari uko bambutse Yorodani. Mubyibuke neza yuko bamaze imyaka 40 bazenguruka, ariko kwishima kwabo kwa nyuma ni igihe bambukaga Yorodani, kuko bambutse Yorodani bari bamaze kugera ku butaka Imana yari yaraberetse. Rero nshuti zanjye, nagira mbabwire ngo kwambuka Yorodani ni ibintu ku Bisirayeli byari bifite imbaraga cyane, ni ibintu byari bifite ubusobanuro bwimbitse mu myizerere yabo, kandi n'uyu munsi wa none ku bantu bajya mu ijuru, Yorodani ifite ubusobanuro bwimbitse kandi ifite akamaro gakomeye tugomba kuyigaho. Rero twihuta, uyu munsi wa none nagira ngo nkubwire yuko muri Bibiliya, niba turi kumwe tujyane muri Yosuwa igice cya 3. Yosuwa igice cya 3 niho dusoma uburyo Abisiraheli bambutse Yorodani. Igice cya 3 gitangizwa nuko Yosuwa yabanje guhagarara ukwe asaba Imana inama yo kugira ngo amenye uko azambutsa aba bantu. Mu magambo make, ni ikosa rikomeye gushaka kwambuka Yorodani utarahabwa n'Imana uburyo Yorodani yuzuye uzayambuka. Iki gihe turimo ni igihe cyo gusenga cyane no kubana n'Imana mu masengesho kugira ngo Imana itubwire uko tuzitwara mu bihe biri imbere. Rero ahangaha umurongo wa 9, Yosuwa ategeka abantu be kandi abakomeza. Yosuwa igihe cyarageze ategeka abantu be kandi arabakomeza, ababwira uko bazitwara. Umurongo wa 9 igice cya 3, Yosuwa abwira Abisirayeli ati, nimunyegere mwumve amagambo y'Uwiteka Imana yanyu. Yosuwa ahera ko aravuga ati, iki nicyo kizabamenyesha yuko Imana ihoraho iri muri mwe, kandi yuko itazabura kubaneshereza Abanyakanani n'Abaheti n'Abavivi n'Abaferizi n'Abagirugashi n'Abamori n'Abayebusi. Nimwitegereze isanduku y'isezerano ry'Uwiteka nyir'isi yose irababanziriza muri Yorodani. Nuko nimurobanura abagabo 12 mu miryango y'Abisiraheli, mu muryango wose havemo umuntu umwe ibirenge by'abatambyi bahetse isanduku y'Uwiteka nyir'isi yose. Nibigera mu mazi ya Yorodani, amazi yo muri Yorodani ari bwigabanyemo kabiri, ayo haruguru arahikubira ikirundo.
mu magambo make, aya magambo nsomye arerekana amabwiriza yagombaga gukurikizwa kugira ngo yorodani yuzuye ibahe inzira batambuke. Yosuwa igice cya 3:14 hakomeje hagaragara amagambo agaragaza uburyo amazi ya yorodani yagombaga gutandukana. Umurongo wa 14 ni uko abantu bava mu mahema yabo bakurikira abatambyi bahetse isanduku y'isezerano kugira ngo bambukane. Nuko abatambyi bahetse isanduku bageze kuri yorodani, ibirenge byabo bigeze mu mazi, kandi igihe cy'isarura amazi ya yorodani arenga inkombe. Amazi yo haruguru arahagarara yikubira ku mudugudu witwa Adamu. Mutega amatwi, amazi yarahagaze ahagarara yikubira ku mudugudu witwa Adamu hateganye n'i Saretani, kure y'aho bashakaga kwambukira, kandi ayo hepfo atembera mu nyanja yitwa Araba, ariyo nyanja y'umunyu, arashira. Nuko abantu barambuka baboneza i Yeriko. Mu magambo make, gutandukana kwa yorodani, aya amazi yamanukaga ava mu mudugudu witwa Adamu, amanuka agenda ajya mu nyanja ipfuye. Biratangaje, bivuze ngo Imana yonyine niyo ishobora guhagarika abantu bakomoka kuri Adamu ntibakomeze kwerekera mu rupfu, ahubwo bakabona ubugingo. Rero nshuti zanjye, ibi bintu byari bifite ubusobanuro. Nuko rero abantu barambuka baboneza i Yeriko, abatambyi bahetse isanduku y'isezerano ry'Uwiteka bahagarara muri yorodani hagati humutse neza hatanyerera. Abisirayeli bose bambukira humutse kugeza aho ubwoko bwose bwarangirije kwambuka yorodani. Ikintu dukeneye kumenya rero ngiki: abakurambere n'abahanuzi paje ya 406 ni icyigisho cya 44 basobanuye uko ibi bintu byagenze. Nuko ingabo zivaho bari bakambitse i Shitimu ziramanuka zijya ku nkengero ya yorodani. Nyamara bose bari bazi ko baramutse badafashijwe n'Imana nta byiringiro bagira byo kwambuka, bitewe n'uko yorodani yari imeze. Muri ayo mezi y'umwaka hari mu gihe cy'itangira ry'ubushyuhe, urubura rwo ku musozi rwashongaga rwari rwatumye yorodani yuzura ku buryo inkombe zari zarengewe ntibishoboreke yuko umuntu yakwambuka nk'uko bisanzwe. Urubura rwabaga ruri ku misozi, noneho urwo rubura rwamurikwagaho n'ubushyuhe, habonekaga ubushyuhe. Mu gihe cy'itangira ry'ubushyuhe, urubura rero rwagiraga gutya rukaza kandi bidatewe n'uko ari imvura. Uyu munsi wa none rero ubutumwa bwiza burimo burarushaho kurasa, burimo burarushaho gushyushya urubura rw'ubukonje bw'iby'umwuka bwari buri mu bantu. Byanga byakunda rero yorodani igomba kuzura. Imana yashakaga ko Abisirayeli bambuka yorodani mu buryo bw'igitangaza. Yosuwa abibwiwe n'Imana yategetse abantu kwiyeza, bagombaga kureka ibyaha byabo kandi bakiyuhagiraho imyanda y'inyuma ku mubiri. Yaravuze ati, kuko ejo Uwiteka azakora ibitangaza muri mwe. Aya magambo arakomeye. Byibuze batubwiye icyatumaga yorodani yuzura. Nshuti zanjye, igihe ubutumwa bwiza bushyuhije imitima y'abantu kandi kikaba ari igihe kidasanzwe cy'ubukonje buri mu mitima y'abantu, ukuri n'ibinyoma bigahangana, ukuri kugashyuha, ikinyoma kigakonjesha imitima y'abantu, byanga byakunda yorodani igomba kuzura. Rero hari amabwiriza yarebaga abantu bose n'amabwiriza yarebaga amatsinda ku giti cyabo. Amabwiriza yarebaga abantu bose kugira ngo yorodani itandukane yari amabwiriza abiri, kandi aya mabwiriza yari akomeye. Ibwiriza rya mbere ryari ibwiriza rihamagarira abantu kwiyeza. Uku kwiyeza rero kwari iki? Kwari ukureka ibyaha byabo. Ubutumwa bwo gutsindishizwa n'ubuntu kubwo kwizera twabuhawe uyu munsi wa none nk'inyigisho ishobora gutuma tumenya kwezwa n'Imana akamaro kabyo, kandi nk'inyigisho igomba kutwereka yuko nta kintu twakwishoboza. Icyo dukwiriye gukora nta kindi ari ukumanika amaboko yuko tutakwitsindishiriza, Imana ikadutsindishiriza. Rero nshuti zanjye, ngira mbabwire ngo ihame rya mbere ni ukwiyeza. Ihame rya kabiri ryagombaga kugira ngo yorodani itandukane nuko bagombaga kwiyuhagiraho imyanda yo ku mubiri. Mu magambo make nshuti zanjye, nagira mbabwire ngo Imana yaduhaye temperance nk'ubutumwa bugomba kudufasha gutandukanya ibintu byose byanduye tukabishyira kure, imibiri yacu igahinduka insengero za Mwuka Wera. Aya mabwiriza abiri rero bari bayafite yo kwiyeza bagatandukana n'icyaha icyo ari cyo cyose, kandi nk'uko Ellen White amaze kubitubwira mu gitabo tumaze gusoma, noneho barangiza bagombaga no kwiyuhagira imyanda yo ku mubiri
bibiri byerekana yuko Imana yari ikeneye isuku mo imbere mu bitekerezo mu mutima wabo, kandi Imana yari ikeneye isuku inyuma. Ngiki kintu tugomba kwitegura cya mbere. Hakeneye kwiyeza, hakeneye kwakira ubutumwa budutandukanya n'icyaha n'igisa nacyo. Rero nshuti zanjye, Yosuwa igice cya 9 cya 3 umurongo wa 9, Yosuwa yatanze irindi tegeko rikomeye. Yabwiye abantu ibintu byinshi, ariko ku murongo wa 11 yarababwiye ati, nimwitegereze isanduku y'isezerano ry'Uwiteka nyir'isi yose irababanziriza muri Yorodani. Mu by'ukuri abatambyi bari bahari, ariko Yosuwa ntabwo yababwiye ngo murebe abatambyi, ndetse Yosuwa ntiyanavuze ngo naba ari njye mureba. Yosuwa ntiyavuze ikindi kintu, ahubwo yaravuze ngo mwitegereze isanduku y'isezerano ry'Uwiteka. Amen. N'uyu munsi wa none abantu bahamagarirwa kwitegereza isanduku y'isezerano ry'Uwiteka. Ntabwo abantu bahamagarirwa kureba abatambyi, kuko abatambyi nabo barebaga imbere aho isezerano ry'Imana ryababwiraga kujya mbere ryari riri. Ariko uyu munsi wa none umuntu muragana akakubwira ati, pasiteri kanaka yakoze ibi n'ibi binca intege, nta nubwo nzagaruka gusenga mu itorero ryanyu. Pasiteri kanaka kuri interineti namusomyeho amakuru yuko byagenze gutya, none rero iri dini ntabwo ari ukuri, ibintu byamaze kuncanga. Inshuti zanjye, itegeko ryo kugira ngo Yorodani iri imbere yacu tubashe kuyambuka, ntabwo duhamagarirwa kureba abatambyi, ahubwo duhamagarirwa kureba isanduku y'isezerano abatambyi bareba. Kubw'ibyo rero abatambyi imbere yacu bari butubere icyitegererezo gusa mu gihe bahetse isanduku y'isezerano ry'Uwiteka. Aya magambo arakomeye. Amabwiriza rero yagiye ahabwa abantu. Abatambyi bari bafite amabwiriza bahawe areba yabo ku giti cyabo. Hari amabwiriza yahawe rubanda aribo Bisirayeli, hari n'amabwiriza yahawe abatware. Buri muntu wese yagombaga gukora uruhare rwe kugira ngo Yorodani iri imbere yabo ize gukama. Kubw'ibyo rero uyu munsi wa none itorero ry'Imana rihanganye n'ibigeragezo bikomeye. Imbere yacu rero Imana irimo iraduha amabwiriza kugira ngo twambuke Yorodani igiye kuzura. Biradusaba yuko hari amabwiriza agomba kureba abatambyi, ntituyivangemo. Hari amabwiriza agomba kureba rubanda, aribo batwebwe. Hari n'amabwiriza agomba kureba abatware, ba bandi bafite izindi nshingano bakora mu nzu y'Imana. Nshuti zanjye, iki cyigisho ndagukangurira cyane gukoresha ibitekerezo byawe cyane, kandi usenga kugira ngo Imana ikwereke icyo twifuza kugeraho. Amabwiriza yahawe abatambyi rero ni ayahe? Imana yabwiye abatambyi ibwiriza rya mbere, bagombaga guheka isanduku y'isezerano. Amen. Iyi sanduku yabagamo iki? Murabyibuka neza. Yabagamo inkoni ya Aroni, yabagamo urwabya rwa manu, yabagamo ibisate bibiri by'amategeko. Kandi hejuru y'isanduku niho habonekaga ubwiza bw'Uwiteka bwa Shekina. Rero bagombaga kuyiheka, n'iryo tegeko. Ntabwo abandi bantu bose bagombaga gukora ibyo bateme. Imana yari yatanze gahunda. Kwambuka kwa Yorodani ntibyari gukunda hatari gahunda. N'uyu munsi wa none intsinzi y'ibihe biri imbere yacu kugira ngo tubitsinde, ntabwo abantu bazabaho bakora batagendera kuri gahunda. Ariko uyu munsi wa none abantu barashaka kugendera uko bishakiye, ntibashaka gahunda. Icya kabiri, mubanzirize abantu kwambuka. Abatambyi bagombaga kubanziriza abantu kwambuka kugira ngo nibamara kwambuka abantu bagire morale nabo bambuke. Icya gatatu, nimugera ku nkombe ya Yorodani mumanuke muhagararemo. Bagombaga kwinjira bagafata iya mbere, bakizera isezerano ry'Imana, bakajya muri Yorodani bakwinjiramo. Icya kane, ibirenge bigeze mu mazi igisubizo niho kiri. Ntibagombaga kugera kuri Yorodani gusa, bagombaga kunamanuka bagakandagiramo. Reka turebe rero amabwiriza yahawe rubanda aribo Bisirayeli. Icya mbere, rubanda babwiwe kureba isanduku. Abatambyi bahetse ntabwo bagombaga kureba abatambyi, bagombaga kureba isanduku abatambyi bahetse. Icya kabiri, rubanda bahamagarirwaga guhaguruka no gukurikira. Bagombaga guhaguruka bagakurikira abo batambyi. Magambo make, bagombaga kubagirira icyizere yuko ubwo bahagurukijwe n'Imana, kuko isanduku y'isezerano nariyo ibateye guhaguruka. Icya gatatu, bagombaga gushyiramo intera hagati yabo n'isanduku. Kutayegera byafashaga umuntu kubona inzira. Aba batambyi
bagombaga guheka isanduku, ariko rubanda, abaturage, abisiraheli bagombaga gushyiramo intera, ndetse mu bitabo by'umukabanuzi bavuga yuko iyo ntera yagombaga kuba ari ingana nka kilometero, kugira ngo batagenda bivanga. Mu magambo make, aba bisiraheli bagombaga kumenyeshwa yuko bo n'abatambyi ntabwo ari bamwe, nubwo bose ari abantu, nubwo bose biyejeje, nubwo bose bahamagariwe gukaraba, nibyo, ariko mu by'ukuri ku bigendanye n'inshingano Imana yatanze, ntabwo bariya bisiraheli bari kimwe n'abatambyi. Inshuti zanjye, uyu munsi wa none ndi umuvugabutumwa, ariko byaba ari ikosa niyumvishijemo yuko ikintu cyose pasiteri akora nanjye nagikora, kandi mu by'ukuri mu itorero ry'Imana harimo gahunda, bariya abantu bafite ibyo berejwe, njyewe nterejwe. Niyo mpamvu nubwo nkurikiye nanjye ndi mu rugendo, nkaba nkurikiye isanduku ndimo kuyireba, ariko hari intera igomba kubamo hagati yanjye nabo, kuko buri muntu wese aba afite icyo Imana yamuhamagariye. Inshuti zanjye, iki kintu cyo gushyira intera hagati yabo n'isanduku, kutayegera byabafashaga kubona neza, kureba isanduku, kuko kuyegera byari gutuma bareba abatambyi bakabarebana n'isanduku, ariko kutayegera, gushyiramo ya ntera, byatumaga bareba isanduku gusa, kuko ariyo babaga barimo kubona. Ikindi kintu cya kane, kurobanura abantu 12 bagombaga kurobanurwa muri aba bisiraheli rusange, bazatwara urwibutso ruzafasha abatari bahari. Mu magambo make, Imana yakoze ibyo ngibyo kugira ngo hagire ibyo ikora, abantu badahari bazamenye ibyabaye. Aya ni amabwiriza y'uburyo bwa kabiri. Amabwiriza y'uburyo bwa gatatu rero ni amabwiriza areba abatware. Abatware bahawe amabwiriza iminsi 3 y'ubumwe no guhuza, gutegura ingabo no gutegura ibyo kurya. Mu gitabo cy'abakurambere n'abahanuzi, paje ya 406, batubwira neza yuko hafashwe iminsi 3. Iyi minsi 3 rero Yosuwa yegereye abatware. Yari iminsi yo kugira ngo bagire ubumwe, ibyo bapfaga byigizweyo, kandi yari iminsi yo kugira ngo bahuze, kugira ngo batazahuzagurika imbere ya Yorodani, kuko guhuzagurika imbere ya Yorodani byari gutuma Yorodani itagira gute idatandukana. Ikindi, bagombaga gutegura ingabo. Muri iyo minsi 3 bateguye ingabo, bazishyira mu matsinda n'icyo zizakora. Icya kane, bagombaga gutegura ibyo kurya abantu bazakoresha, kuko bagombaga kwambuka Yorodani. Ibyo kurya byagombaga guhagarara, bayiboneye mu butayu, bagombaga gutegura ibyo kurya. Inshuti zanjye rero, iyi minsi 3 irangiye, byagenze gute? Umurongo wa 14, nuko abantu bava mu mahema yabo, bakurikira abatambyi bahetse isanduku y'isezerano kugira ngo bambuke. Nuko abatambyi bahetse isanduku bageze kuri Yorodani, ibirenge byabo bigeze mu mazi. Mu magambo make, nshuti zanjye, iyi minsi 3 yakoze akazi gakomeye cyane. Nureba muri iki gitabo cya Yosuwa, igice cya 3, muri busange umurongo wa 5, maze Yosuwa abwira abantu ati, mwiyeze kuko ejo Uwiteka azakora ibitangaza muri mwe. Nyuma Yosuwa abwira abatambyi ati, nimuheke isanduku y'isezerano, mubanzirize abantu kwambuka. Nuko baheka isanduku y'isezerano, bajya imbere y'abantu. Uwiteka abwira Yosuwa ati, uyu munsi ndatangira kugukuza mu maso y'Abisiraheli. Aya magambo arakomeye cyane, ariko nimureba neza umurongo wa 2 ho batubwira iki? Baratubwira ngo iminsi 3 ishize, abatware banyura mu ngando hagati, bategeka abantu bati, nimubona isanduku y'isezerano ry'Uwiteka Imana yanyu ihetswe n'abarewi, aribo batambyi, muzahere ko muhaguruke aho muri muyikurikire. Mu magambo make, aba batware nibo bategetse abantu. Nyuma ya minsi 3 nibo banategetse abantu, barababwira bati, rero isanduku nihaguruka namwe muzahaguruke. Uyu munsi wa none rero, nshuti zanjye, mu nzu y'Imana, mu itorero ryayo harimo gahunda, kandi nta handi hantu wayihungira. Igisabwa ni kimwe, nuko buri wese agomba kumenya icyo yahamagariwe, akamenya n'ububasha bwe, akamenya n'icyo agomba gukora. Ariko dukwiye kumenya iki ngiki. Uyu munsi wa none hari abakuru b'itorero, hari abalayike, hari abapasiteri, hakaba n'abizera muri rusange, ariko icyo twese tugendereye ni kimwe. Buri wese arimo araririmba ngo, Mana ungeze kuri Yorodani umpe no kuyambuka. Rero igikenewe ni kimwe, ni ukumenya yuko Imana iri imbere yacu, ariko nanone tukamenya yuko ntabwo abaturage bahamagariwe kurebera ku batware, nta nubwo abatware bahamagariwe kureba abatambyi gusa, ahubwo abantu bose. Itangazo ryavugaga ngo
isanduku y'Uwiteka aba ariyo mwitegereza, kandi nihaguruka muhaguruke. Amen. Kubw'ibyo rero, kwerereza amategeko y'Imana, kwerereza ubuyobozi bwashyizweho n'Imana, kwerereza yuko ijambo ry'Imana ari ryo mutsima, ariyo manu idutunga, ibi bintu bikwiye kuba ari byo bintu abayoboye itorero ry'Imana bashyira imbere, kandi bakwiye kubiheka. Abakurambere n'abahanuzi paji 406 akagingo ka 4, mu cyigisho kiri hard copy, mu cyigisho cya 44 baranditse ngo igihe cyateganyijwe kigeze, Abisirayeli barahagurutse bakomeza urugendo bayobowe n'isanduku y'isezerano yari ihetswe n'abatambyi ku ntugu. Amen. Ntabwo bari bayobowe n'abatambyi, ahubwo bari bayobowe n'isanduku, ariko iyo sanduku yari ihetswe n'abatambyi ku ntugu. Kubw'ibyo rero, nta Mwisirayeli uri muri uru rugendo agomba kuvuga yuko umutambyi nta kamaro amaze, kuko akamaro k'umutambyi kari ako guheka iriya sanduku, ariko agaciro k'abatambyi kari ak'iriya sanduku bari bahetse. Abantu bari bahawe amabwiriza yo kutegera bari bahetse isanduku, bityo hagati yabo hakajya intera ijya kungana na kilometero 1. Abantu bose bitegerezanyije amatsiko menshi ubwo abatambyi bamanukaga bagana ku nkombe za Yorodani. Abantu babibonyemo isomo rikomeye, babonye bagenda bigengesereye bahetse isanduku yera berekeza ku ruzi rwasumaga cyane, kugeza ubwo ibirenge by'abari bayihetse byarengewe n'amazi. Mu kanya gato cyane amazi yo haruguru yarahagaze, n'ayo hepfo arakomeza aratemba, maze ubutaka uruzi rwanyuragaho buragagara. Amen. Mu magambo make, iri ryari isomo Imana ihaye abatambyi ryo kutaba abanyabwoba. Bite uyu munsi wa none? Uyu munsi wa none abantu bahagarariye inshingano zera, abantu bafite inshingano z'ubuyobozi mu itorero, bakwiye kumenya yuko nibyo koko Yorodani iri imbere, ariko nibo bakwiriye gutinyura abantu. Ntibakwiye kuba abanyabwoba. Abatware ntibakwiye kuba abanyabwoba. Abayobozi b'itorero, abapasiteri ntibakwiye kuba abanyabwoba. Yorodani iri imbere, ariko ibirenge byabo birakenewe ngo bahagararemo batinyura umukumbi. Hari ibintu bibiri byari kwica misiyo y'Imana bigatuma Yorodani idatandukana. Icya mbere, iyo abatambyi batinya gushyira ibirenge byabo muri Yorodani, Yorodani ntabwo yari gutandukana. Ni nako bimeze. Ntabwo Imana izagira icyo ikora abayobozi bafite ubwoba. Hagomba abantu benshi uyu munsi wa none ngo barimo kwirinda kwikururira ibibazo, abapasiteri bamwe barimo kwirinda kwikururira akaga, abantu benshi ndetse no mu madini atandukanye birinda gutoza abantu babo kuri, bavuga bati ibi bintu bitazampombya bikankura umugati ku munwa bikagira gute, ariko byanga byakunda. Niba Yorodani iri imbere, niba ubuhanuzi buri imbere yacu, tugomba kwambuka kandi tukambuka dutsinze. Abantu Imana yahaye inshingano bakwiye kutagira ubwoba. Ibirenge byabo bagomba kubishyira muri Yorodani. Imana iciye muri Mwuka Wera igiye gutinyura abayobozi bayoboye itorero ry'Imana kugira ngo yego ibe yego na hoya ibe hoya. Iyo cyari icya mbere. Cya kabiri, aba batambyi iyo badaheka isanduku y'isezerano ku ntugu zabo bari guhura n'ikibazo gikomeye. Reka nkwibutse yuko igihe Abisiraheli isanduku y'isezerano y'Imana yanyagwaga ikajyanwa mu Bafilisitiya kwa Dagoni, murabyibuka yuko igihe cyarageze abantu b'Abafilisitiya bafata ya sanduku barayigarura. Bayigaruye iraza. Mu gihe yazaga yaragiye, murabyibuka Uza yagerageje gukora iki? Uza yashatse kuyiramira. Ashatse kuyiramira arapfa. Abantu benshi twajyaga twibwira yuko Uza yazize kuramira isanduku gusa, ariko mu by'ukuri hari ikosa ryari ryakozwe. Iriya sanduku, amategeko y'Imana, nimureba neza mu gitabo cy'Abalewi ndetse n'igitabo cyo gutegeka kwa 2, hagaragaza yuko isanduku y'Imana itagombaga gushyirwa ku bitugu by'abatambyi gusa, ahubwo bagombaga kuyishyiramo ibintu byo kuyiheka. Barangiza bya bintu bakabishyira ku bitugu byabo. Ntabwo yagombaga gutwarwa mu igare. Gutwarwa ku igare, igihe Abisiraheli, Dawidi yari abari imbere babyina, bafashe isanduku bakayicyura ku igare nk'uko Dawidi yari yabiteguye mu gitabo cya mbere cy'Ingoma. Mu by'ukuri buriya bwari uburyo bw'abapagani. Ubu bwari uburyo bw'abapagani, kuko nimureba neza mu gitabo cya mbere cy'Ingoma igice cya 15 umurongo wa 11 kugeza kwa 15, iyi sanduku kuyishyira mu igare ikaza mu igare ni uburyo abapagani bari barahimbye. Ariko birababaje yuko Dawidi nawe ajya gucyura isanduku yakoze uburyo bupfuye, arangije nawe ategura igare aragenda arayizana. Ariko Imana yari yarateganyije yuko abatambyi batagomba koroshya isanduku, bagomba kuyikorera ku bitugu byabo.
amen. Mu magambo make rero, uyu munsi wa none ikintu cyakozwe kandi kikaba cyiza ni uko aba batambyi bahetse isanduku ku bitugu byabo, bihuza n'isezerano ry'Imana. Rero twirinde koroshya isanduku y'isezerano n'ibiyirimo kuyitwara nk'uko abapagani bayitwara. Mu magambo make, uyu munsi wa none abantu benshi, abayobozi benshi usanga bashaka koroshya isanduku y'isezerano, barashaka koroshya amategeko y'Imana, barashaka koroshya ubuyobozi kugira ngo batagaragara nabi. Baririnda gufata imyanzuro. Abenshi barimo baririnda kwiteranya. Abenshi barimo baririnda yuko abantu barya manu, barya umutsima w'ubugingo. Reka mbabwire rero nshuti zanjye, igihe kirageze dukwiye kubaha isanduku y'Imana kandi tukamenya ko agaciro Imana yahaye abatambyi, agaciro Imana yahaye abapasitoro ari bo batuyoboye uyu munsi wa none. Ariko nshuti zanjye, ni ikibazo gikomeye haramutse habayemo ubwoba bwo gukandagiza ikirenge muri Yorodani, haramutse harimo ubwoba bwo gushaka kwikiza yuko amahame y'ibyanditswe byera atakugiraho ingaruka, haramutse habayeho kwirinda guheka amategeko y'Imana ku rutugu, ahubwo abayobozi bakayoroshya bagashyiraho ubundi buryo, byabyara akaga. Nshuti zanjye, reka twihute twibaze. Mu gitabo cy'intambara ikomeye paje 374, muri iyo paje baranditse ngo nubwo Imana yatanze ibihamya bikomeye byo kwizerwa, ntabwo izigera ikuraho inzitwazo zo kutizera. Abashaka impambo zo kumanikaho kutizera kwabo bazazibona, kandi abanga kwemera no kumvira ijambo ry'Imana bategereje ko inzitizi zose zikurwa mu nzira kandi nta gihe cyo gushidikanya kizaba kikiriho, ntabwo bazigera baza mu mucyo. Mu magambo make, igihe kirageze ngo inzitwazo zose zegezweyo. Tumenye yuko Yorodani iri imbere yacu, kandi Yorodani ikarishye, kandi Yorodani ikomeye. Abantu b'Imana barahamagarirwa gufata umwanzuro wo gukurikira isanduku y'Imana, n'abatambyi barahamagarirwa gutinyuka kwikorera isanduku. Igihe kirageze ngo abatware ndetse n'Abisirayeli muri rusange bizere yuko ubwo abatambyi bahetse isanduku byanga byakunda Imana igikorana nabo. Rero nshuti zanjye, ni iki kizatuma tumenya yuko ibintu Imana iri kumwe natwe? Ni amategeko y'Imana. Ni iki? Ni ubuyobozi bukomoka ku Mana, tukemera ko ubuyobozi bwacu Imana ariyo ibuyoboye. Ikindi kintu gikomeye ni ukumenya yuko abantu barimo gutozwa, kwigishwa no kugaburirwa ibyanditswe byera nk'uko ibyanditswe byera ari bwo mutsima w'ubugingo. Nshuti zanjye, ubuhanuzi butwereka iki? Butwereka yuko byanga byakunda hari abantu bazarwanya gahunda, hari abantu, hazaboneka abantu barwanya ubuyobozi bw'itorero. Ndetse mu gitabo cy'ibyaduka byo minsi imperuka, Ellen White yarabivuze neza, avuga yuko ku kagingo k'151 yavuze 154, yaravuze ngo muzajya mufata amagambo yo mu bihamya avuga ku iherezo ry'igihe cy'imbabazi kwishungura rigomba kunyeganyeza ubwoko bw'Imana, kandi muzajya muvuga ko muri ubu bwoko hazasohokamo ubundi burushijeho kwera no gutungana. Akagingo gakomeye nuko yakomeje aravuga ngo Uwiteka ntiyabahaye ubutumwa bwo kwita abadivanisi umunsi wa 7 Babuloni no guhamagarira ubwoko bw'Imana kubusohokamo. Impamvu zose mushobora gutanga ni ubusa imbere yanjye, kuko Uwiteka yampaye umucyo usobanutse urwanya ubutumwa nk'ubwo ngubwo. Akagingo k'156, nzi yuko Imana ikunda itorero ryayo, ntirigomba kuvurungwa ngo ricagagurwemo uduce duto duto twigenga. Icyo gitekerezo nta kuri na guke kukirimo, nta gihamya na kimwe cy'uko icyo kintu kigomba kubaho. Kandi nanone yakomeje ku kagingo k'157 avuga ngo ndababwira bene data ko Imana ifite umubiri, itorero, ukorera kuri gahunda imwe, ari nawo izakora inyuriyemo. Iyo hari ukoze yitandukanije n'uwo mubiri, ukorera gupima itorero mu minzani ya kimuntu kuri gahunda, ari nawo bwoko bwitondera amategeko y'Imana, iyo atangiye kandi akariciraho iteka, ubwo mushobora kwemera neza ko Imana itamuyoboye aribeshya. Mu magambo make, igihe cyose abantu batangiye gupima itorero ry'Imana bakoresheje iminzani ya kimuntu, byanga byakunda havuka ikibazo. Ellen White
yageze aho avuga mu mwaka w'igihumbi na magana inani na mirongo inani n'umunani, bitewe n'ubuyobozi bwari buhari bwanze ubutumwa, burangije butangira gushaka gucecekesha ubutumwa, noneho kugira ngo ibyo bavuga bari byo bishakwa kandi aba ari byo, ndetse umuyobozi wa General Conference wari uriho kuri icyo gihe n'abandi bayobozi bake bagenzi be bageze aho bakaza bafatira imyanzuro inteko rusange ya General Conference, bakayifatira imyanzuro nk'aho aribo bonyine bahari. Ellen White arangije avuga amagambo ababaje mu cyigisho mu kagingo k'151 muri iki gitabo cy'ibyaduka byo mu minsi imeruka, yaranditse ngo ijwi riva i Battle Creek ryafatwaga nk'irifite ubutware mu gihe ryari rigitanga inama y'uburyo bwiza bwo gusohoza umurimo w'Imana, ntirikira ijwi ry'Imana. Mu magambo make, si uko General Conference yose Imana yayikuyeho amaboko, ahubwo igihe cyaje kugera Ellen White atanga ubutumwa nyuma rwose, nyuma y'imyaka y'igihumbi na za magana cyenda na kabiri, Ellen White yageze aho aravuga ati ibintu noneho byarongeye bisubira mu buryo. Rero nshuti zanjye, uyu munsi wa none abantu benshi bavuga yuko Imana itagikorana n'itorero, idakorana na General Conference, Imana itagikorana n'ubuyobozi bw'itorero. Ariko nshuti zanjye, muri uru rugendo ruri imbere yacu, ubuyobozi bufite uruhare rukomeye muri uru rugendo rwacu. Ariko nanone abazagira intege nke, Imana izabakuramo ishyiremo abandi, kandi Mwuka Wera azatubera umuyobozi. Mu magambo make, ntago twahamagariwe kureba aba bayobozi, ahubwo twahamagariwe kureba isanduku bahetse. Nshuti zanjye, akagengo k'152 Ellen White yaranditse ngo dore hashize imyaka myinshi ntagifata inteko nkuru nk'ijwi ry'Imana. Ariko amagambo akomeye ku kagengo k'153 baranditse ngo igihe twafataga abo bantu bo mu nteko nkuru nk'abahagaze mu mwanya wera kugira ngo babere ubwoko bw'Imana ijwi ryayo, icyo gihe cyaratambutse. Aya magambo yanditse mu 1901. Mu magambo make, hari igihe cyashize ubuyobozi bwa General Conference bufata imyanzuro yabwo. Mu by'ukuri Ellen White nawe yabagiraga inama ariko ntibamwumve. Ariko nshimira Imana yuko Ellen White yavuze yuko igihe kizagera abantu b'Imana bakakira ubutumwa bwiza. Kandi koko Ellen White mu mwaka w'1904 habayeho uburyo bwiza bwo gusubira ku rufatiro, habayeho kongera gusubira ku murongo. Noneho arangije yishimira yuko inteko nkuru rusange yongeye yagarutse mu mwuka w'Imana. Ibi bintu arabigaragaza, ndetse amagambo akomeye, niba mubireba neza, amagambo menshi Ellen White yagiye yandika nyuma yerekana yuko itorero ry'Imana nta muntu ukwiye kuzaricamo ibice. Rero nshuti zanjye, aya magambo arakomeye. Twihuta mu gitabo cy'abahanuzi n'abami baranditse ngo paji ya 21 baranditse ngo muri iki gihe abantu bari mu myanya y'ubuyobozi bakwiriye gushaka uko biga isomo ryigishwa n'isengesho rya Salomo. Uko umuntu afite umwanya wo ku rwego rwo hejuru, niko inshingano agomba gusohoza irushaho gukomera, ni nako impinduka ateza zirushaho kwaguka, ndetse ni nako aba akeneye cyane kwishingikiriza ku Mana. Uwo muntu akwiriye guhora yibuka ko guhamagarirwa kugira icyo akora bijyana no guhamagarirwa kugendana ubushishozi imbere y'abantu bagenzi be. Niba hari abantu bakeneye ubushishozi cyane, ni abapasitori. Niba hari abantu bakeneye ubushishozi cyane, ni abalayike. Abantu bose bafite uruhare rukomeye mu murimo w'Imana bakeneye ubushishozi. Uyu muntu rero agomba guhagarara imbere y'Imana afite umutima w'umwigishwa. Ntabwo umwanya umuntu afite umuha kwera kw'imico. Ntimukajye mwumva yuko kuba umuntu ari pasiteri atacumura, kuba umuntu ari umuyobozi wa diviziyo, kuba umuntu ari umuyobozi wa General Conference atacumura. Oya, abantu bose, gusa Imana itora abantu b'abanyantege nke kugira ngo bayobore abandi banyantege nke bagenzi babo, ariko Imana ariyo yifatiye vola y'ubwato. Mu magambo make, ni ikosa rikomeye kuba akantu kose kaba ukareba General Conference ukareba iki, ahubwo ukwiye kureba Imana iyoboye iri torero. Ntabwo umwanya umuntu afite rero umuha kwera kw'imico. Kubaha Imana no gukurikiza amategeko yayo nibyo bibashisha umuntu gukomera ku by'ukuri. Ariko twihuta, Yeremiya 12:5, imbere yacu natwe hari Yorodani. Niba warasiganwe n'abagenza amaguru bakagusiga unaniwe, wabasha ute gusiganwa n'amafarashi? Kandi naho umerewe neza mu gihugu cy'amahoro, Yorodani niyuzura uzagenza ute? Ese nshuti yazanjye, imbere yacu hari Yorodani? Yego rwose. Rero niba imbere yacu hari Yorodani, uburyo Imana yakoresheje buzakoreshwa, ariko mu buryo bw'umwuka.
ni ikosa rikomeye kumva yuko uzambutswa n'uko ukomoka kuri pasiteri cyangwa pasiteri azagufatira umwanzuro, ahubwo igihe kirageze ngo dukurikire abatambyi ariko twitegereza ko bahetse isanduku. Amen. Indirimbo zo mu gitabo cyacu ziratangaje. Mu ndirimbo ya 201 igice cya 3 iravuga ngo ningera ku nkombe ya Yorodani umutima uzatuza maze unyambutse amasumo yaho ngere hakurya i Kanani. Amen. Ninde uzatwambutsa? Ni Kristo. Kandi nitugera ku nkombe za Yorodani turahamagarirwa gutuza. Byacitse tukayivamo, tukava mu bintu by'amakuru y'ibihuha. Ikindi, indirimbo 98 igice cya 4 iravuga ngo ndagushaka mukiza we, mbwiriza ibitunganye, ungeze kuri Yorodani ume no kuyambuka. Hatabaye imbaraga z'Imana nta muntu wazagera imbere y'ibigeragezo tugiye guhura nabyo, nta n'umuntu wazabicamo. Indirimbo ya 47 igice cya 4 mu gitabo cy'indirimbo z'Abadivansi umunsi wa 7 baranditse ngo mfite ibyishimo mu mutima sinshaka kugumaha. Yorodani isumira hose ariko ntinyuka kuyambuka. Mu magambo make, Yorodani igiye gusuma imbere yacu kandi abareba kure batangiye kubibona, ariko abantu bagiye kwambuka ni abantu badatinya, n'abantu batinyuka kwambuka. Rero muri iki gitabo cy'ibyaduka byo minsi imperuka banditse amagambo akomeye cyane ku bayobozi. Aya magambo nagira ngo umuyobozi wari we wese ayatega amatwi, ariko cyane cyane bayavuze berekeza ku bagabura cyangwa se ku bapasiteri. Baranditse ku kagingo ka 643 baranditse ngo igikorwa gikomeye cyegereje, ishyirwaho ry'amategeko ahatira abantu kuruhuka ku cyumweru ariyo dimanche, kizakuramo abo Uwiteka atatoranije, kandi azaba afite umurimo ukorwa n'abakozi baboneye b'ukuri bejejwe bateguriwe gusukirwa imvura y'itumba. Mu magambo make, itegeko ry'icyumweru rigiye kugira abagabura rikuramo, ariko Imana ifite abagabura bazasigara, kandi abo bagabura bazaguma ku murongo w'iby'Imana babwira umukumbi bati mukomere ku Mana, mukomere ku mahame y'Imana, mukomere ku byanditswe byera. Ariko ibi biragaragara, ishyirwaho ry'amategeko ahatira abantu kuruhuka icyumweru rizatuma hari abagabura benshi bavamo. Nshuti zanjye, abantu bazambuka Yorodani bazaba ari abantu bamashije. Abatambyi tuzasigarana bazambuka Yorodani bazaba ari abatambyi badasanzwe. Abatware tuzambukana Yorodani bazaba ari abatware badasanzwe. Reka nkubwire ngo n'abizera bazambuka Yorodani bazaba ari abizera badasanzwe. Akagingo ka 644 benshi bazahagarara ku mpimbi zacu bafite urumuri rw'ubuhanuzi bw'ibinyoma mu biganza byabo rwakongejwe ku rumuri rw'ikuzimu rwa Satani. Mu magambo make, mbere y'uko abantu bambuka Yorodani hazaboneka abagabura bazahagarara ku ruhimbi bavuga ubuhanuzi bw'ibinyoma, kandi aba bantu bazaba bakongeza ku rumuri rw'ikuzimu. Aba rero nibo n'ubundi batazambuka Yorodani, kuko byanga byakunda ntago bazemera kurenganywa, ntibazemera guhura n'ibibazo. Muri Amerika byatangiye, abantu benshi barimo bariyegurira Satani ku mugaragaro, abantu barimo baratandukana n'itorero, abantu barimo barava mu mahame. Kuri social media nimugende murebe kuri internet, abantu barimo baravuga bati ibintu nari naragiye mu by'ubudive by'amategeko y'Imana n'isabato nabivuyemo. Urimo urajya ko ukabona umuntu ngo yahoze ari pasiteri w'abadivaniste ubu yabaye umwisilamu, yahoze ari pasiteri w'abadivaniste yagarutse muri kiliziya, yahoze ari pasiteri w'abadivaniste yavuyemo yagiye kuba umwavangeliko, yahoze ari pasiteri ukomeye ishyushye mu badivaniste ubu yavuyemo yashinze irye dini. Ibyo bintu tugiye kubibona kandi byatangiye. Akagingo ka 645 baranditse ngo bamwe bazitandukanya natwe kubera ko bazaba batagishaka kwikorera isanduku. Amagambo akomeye nagira ngo nkubwire, abantu benshi ntago bazagera kuri Yorodani. Abenshi bazabona ko guheka isanduku bibagoye, bayishyire hasi bigendere. Ariko nagira ngo nshime Imana yuko hari abapasitoro bazasigara bahetse isanduku, hari abazakomeza berereza amategeko y'Imana. Bamwe bazitandukanya natwe, akagingo ka 645, bamwe bazitandukanya natwe kubera ko bazaba batagishaka kwikorera isanduku, ariko ntibazabasha kubaka insika zo kuzitira ukuri, kuko ukuri kuzakomeza gutera imbere no kujya hejuru kugeza ku iherezo. Amen. Akagingo ka 646, abagabura n'abigisha bashobora kuva mu kwizera.
uyu munsi wa none hatazagira umuntu ukubwira ngo kanaka muri general conference uyu n'uyu yakoze ibi, kanaka muri diviziyo yakoze ibi, mu Rwanda kanaka uyu n'uyu yakoze ibi. Ibyo bintu ntibizagukure mu itorero ry'Imana, ntibizagutandukanye n'ukuri, kuko ntabwo twahamagariwe kureba abatambyi, twahamagariwe kureba isanduku. Hano kuri aka kagingo ka 646 baravuze ngo abagabura n'abigisha bashobora kuva mu kwizera, ababwiriza bashobora kuyoba, abapasitoro bashobora kuyoba, nk'uko ijambo ribivuga kandi nk'uko ubutumwa Imana yahaye umuja wayo bubivuga. Ibyo bintu birashoboka. Iki ni igihe rero cyo kwiyubaka ku mahame y'ijambo ry'Imana, ni igihe cyo kwiyubaka ku cyo Imana ivuga, kuruta kwiyubaka ku by'abavugabutumwa bakunzwe bakubwira, kuruta kwiyubaka ku by'umupasiteri ukunda cyane avuga. Rero nshuti zanjye, niba mwabibonye, ubu hatangiye kuboneka ikorosi ry'ibinyamakuru bisebya abayobozi b'itorero kugira ngo twivumbure duhite tureka ibyo twizeraga tugende. Ariko nshuti zanjye, komeza urebe isanduku. Akagingo ka 652 baranditse ngo mu gihe umuraba wegereje, umugabane munini w'abahamije ko bizera ubutumwa bwa marayika wa gatatu ariko ntibezwe binyuze mu kumvira ukuri, bazava mu myanya yabo kugira ngo bajye kwinjira mu mirongo y'abaturwanya. Mutekereza ko bazinjira mu mirongo y'abaturwanya ari bande? Abapasitoro bazaboneka, abalayike bazaboneka, ababwiriza b'ibirangirire bazaboneka, ndetse n'abizera bara abanyabwuzu bazaboneka. Ibintu bigiye kwivanga. Nshuti zanjye, aya magambo yanditswe mu 1911. Maraki igice cya kabiri, Maraki igice cya kabiri umurongo wa 7, Bibiliya iravuga ngo iki? Maraki igice cya kabiri umurongo wa 17. Maraki igice cya kabiri, ndasoma umurongo wa 7. Maraki 2 umurongo wa 7. Kuko akanwa k'umutambyi gakwiriye guhamya iby'ubwenge, kandi abantu bakwiriye kuba ari we bashakiraho amategeko, kuko ari we ntumwa y'Uwiteka Nyiringabo. Ngaba abayobozi bagiye gusigara bafite icyo bamaze mu murimo w'Imana. Ngaba abayobozi bagiye gusigara abizera babareberaho. Ngaba abayobozi biteguye guterura isanduku bakayitwara, isanduku y'isezerano, abizera bakabajya inyuma kandi bakabizera. Ni bande? Akanwa k'umutambyi gakwiriye guhamya iby'ubwenge, kandi abantu bakwiriye kuba ari we bashakiraho amategeko, kuko ari we ntumwa y'Uwiteka Nyiringabo. Reka twemere yuko Imana ifite ubuyobozi mu itorero ryayo, kandi twemere yuko ubu buyobozi Imana ikibuvugiramo. Gusa intambara irakomeye, ariko nanone Imana yiteguye gutsinda. Umuyobozi w'itorero Ted Wilson mu mwaka wa 2015 yatanze icyigisho cyitwa kwambuka Yorodani. Iki cyigisho cyari icyigisho gikomeye, aho yerekanaga ko itorero ryinjiye mu bihe bidasanzwe. Ariko nshuti zanjye, Imana ibaha umugisha, ibagenderere, kugira ngo mumenye yuko imbere yacu hari Yorodani kandi igiye kuzura. Ariko ntidukwiye gutera ubwoba nuko Yorodani igiye kuzura. Amateka y'isi agiye kwivumbagatanya, politike zigiye kuduhindukiriraho, amateka y'ibyo kwizera agiye guhinduka, abantu bagiye guta imirongo yabo bajye mu mirongo y'abaturwanya, abayobozi benshi bagiye kwihakana ibyo bajyaga batubwira, abavugabutumwa bagiye kwerura yuko bari baribeshye mu bintu bamaze kubwiriza igihe kirekire. Satani agiye kwigaranzura imbere yacu. Ni bande bagiye kwambuka ngo bagere i Kanani? Imana ihabwa icyubahiro yuko turi kumwe n'isanduku y'isezerano, tugifite ibyiringiro yuko ijambo ry'Imana turifite, tugifite ibyiringiro yuko Imana ari ikiyoboye itorero ryayo, tugifite ibyiringiro yuko amategeko y'Imana akwiye kwererezwa. Reka tugume muri uwo murongo, buri wese amenye inshingano ye, kandi byanga byakunda dusabire n'abayobozi b'itorero kugira ngo Imana ibahe guhagarara bashikamye, badafite ubwoba imbere y'ibihe biri imbere yacu. Nicyo nsaba Imana, nisabira nawe nkusabira, nuko twaba abantu biteguye, batari abanyabwoba, biteguye guhangana n'ibihe kandi bakabwira Imana ngo tugeze kuri Yorodani kandi twambutse. Nicyo ngusabira nanjye nisabira mu izina rya Yesu. Reka dusenge. Uwiteka Mana nziza, izina ryawe rihabwe icyubahiro. Tugushimiye uburyo udukunda n'uburyo twitaho. Ikintu cyose cyatuma tugira ubwoba, ikintu cyose cyatuma tugira impagarara iyo ari yo yose gikwiye kwigizwayo. Abantu benshi ntabwo barimo kwiyeza, ntabwo barimo koga kugira ngo umubiri wabo bawiteho, ntabwo barimo kwitunganya, kandi imbere ibihe bihari biradusaba kuba turi abantu bejejwe n'Imana. Ukuri ibyaha mu mitima yacu kandi uduhindura abantu birinda.
imbere yacu ibihe birimo biraduhindukiriraho, utugeze kuri yorodani kandi uduhe no kuyambuka, kandi nitugera kuri yorodani uduhe kugira ngo umutima wacu utuze, tuve muri byacitse, ahubwo twiringire wowe ufite ubushobozi. Kandi mu gihe ingabo zimwe zirimo kuva mu murongo zisimburwa n'izindi, ntibidutere ubwoba, ahubwo tumenye yuko wowe watsinze ugiye gutsindira mu mitima yacu, ari nawe uzaduha gutsinda. Icyo gihe tugufitemo icyizere 100%. Utubere Imana, tukubere abana, kandi urugendo tuzi ko ari wowe uri imbere yacu, uduhe gukomeza kugutumbira. Tubisabye mu izina rya Yesu, amen.